Data Dismas izina ryabo mwakoranye muri RBA musezeye gukira mu makuru. Tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Legacy TV. Tukaba twabakurikiraniye umuhango wo guherekeza bwa nyuma Mukeshabatware Dismas. Mukeshabatware Dismas akaba yaramenyekanye cyane mu kwamamaza cyane cyane imvaho nshya, yamenyekanye cyane kandi mu kinamico ndetse no mu mafilime nyarwanda. Mukeshabatware rero akaba yaritabye Imana kuri wa gatatu tariki 30 Kamena 2021 azize uburwayi. Hanyuma Mukeshabatware ni muntu ki? Mukeshabatware Dismas yavukiye mu karere ka Nyaruguru, avuka mu mwaka w'1950. Yaje gusoza amashuri ye abanza mu mwaka w'1965, aho yaje kwerekeza mu mashuri yisumbuye ajya kwiga mu ishuri rya Saint Andre. Akirangiza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, Mukeshabatware yabaye umwarimu mu karere ka Nyaruguru. Cyakora ntiyahamaze igihe kuko mu 1970 nk'uko nari mbibabwiye se yinjira mu gisirikare. Mukeshabatware rero yaje gukomeza amashuri ye ajya kwiga mu gihugu cy'Ububiligi. Yahamaze umwaka umwe n'amezi 6. Icyo gihe yigaga ibijyanye no kwandika mu binyamakuru ndetse avuyeyo ni nabwo ari mu batangije icapiro rya gisirikare. Icyo gihe ari umusirikare. Mukeshabatware yakoze mu icapiro rya gisirikare, yari afite ipeti rya kaporali, hari mu myaka y'1973. Mukeshabatware yamaze igihe kingana n'imyaka 8 mu gisirikare, ariko aza kukivamo agaye umushahara muto bahabwaga icyo gihe. Mu mwaka w'1980 uyu mugabo Mukeshabatware Dismas yaje gutangira akazi mu icapiro rya Orinfor. Mu 1982 Mukeshabatware yinjiye mu itsinda ryakinaga amakinamico ya Orinfor ryaje guhabwa izina ry'Indamutsa. Uyu mugabo Mukeshabatware Dismas wari mu bazwi cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda, yamenyekanye nka Mbirikanye, Rusisibiranya n'andi mazina mu makinamico atandukanye yagiye akina ndetse agakundwa bikomeye n'abatari bake. Mana Data, Mana ishobora byose, Mana y'ubutware kandi Mana igira neza, turagushimiye ko wabanye natwe mu rugendo, aho duherekeje bwa nyuma kandi dutashye ubukwe bwa nyuma, umuvandimwe, inshuti, umukozi wawe Mukeshabatware Dismas. Ntabwo ari uku abantu bifuzaga kuba bangana muri iri hema, ariko ibihe bitegetse ko ari twe duhagararira abandi. Bana natwe rero kandi n'abategerereje ahandi bari kumwe natwe muri iki gikorwa, bane nabo, ndetse n'ababikurikira mu buryo bw'iyakure, bane nabo. Mana yacu, Mana nziza, ijambo ryawe hari icyo rivuga ku rupfu rw'abakunzi bawe. Niyo mpamvu turaha, turagira ngo twongere duhamye kutahombye. Twe twahombye kubura umuvandimwe, ariko we ntiwahombye, kandi natwe ubwacu turi amarombo yawe. Igihe nikigera uzaduhamagara tuze.
reka rero uyu muhango duteranirije aho kumuherekeza bwa nyuma ari uyoboye ari uza kugira icyo avuga wese umwuka wawe yaradufashe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru habaye urya munsi mwiza uhebuje abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba abakoranirize mu ijuru rye ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko zumva izina ryanjye nkitaba uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo nzaba mpari nanjye sinzaburayo ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba Yesu databuja nzamukorera ndacogora Kristo ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mu isi aryama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko zumva izina ryanjye nkitaba. Amen. Twicare. Tubahaye ikaze mwese abageze hano, hanyuma mwese inshuti z'umuryango, abavandimwe muturutse mu nzego zitandukanye, muje muri uyu mubare wa 30. Imana ibahe umugisha. Kandi kuba turi hano biragaragara kuko mu nshuti nyinshi, mu bavandimwe benshi, umuryango kuba dutekerejeho ko dukwiye kuza kuba ari twe duherekeza umubyeyi Disimasi tukamugeza haje kuruhukira iminsi tutazi uko ingana. Uyu mubiri uzahindurwa impanda y'imperuka ivuzwe y'Uwiteka ivuze nk'uko tumaze kuririmba. Imana rero ihabwa icyubahiro ku bwacu twese. Iyo turebye izi mva ziri hano, izigaragara n'izitagaragara ziri hariya hepfo, n'izindi ziri hirya no hino mu midugudu no mu tugari, hanyuma watekereza kubaheruka hano ukareba igihe uheruka hano aho izi nzu zari zigeze n'aho tugeze hano, bibereka ko iyi minsi ihita kandi n'abantu bakarushaho gupfa. Bikaba bidusaba ngo tugendere muri rya jambo Mose yavuze muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12 aho yavuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Siko bimeze? Hashize imyaka 2 igiye kuba 3, mama Kigwere hirya najyaga ndeba nkabona ahantu hatazuzura bamwe bakatera urwenya bati
ndasiga mfashe ikibanza, ariko wasize agifashe se ubu ngubu ahangaha hari hatarabaho icyo gihe. Data uko yari ari haruguru barutanaga amezi 6, amezi 6 cyangwa 6 ntagera n'5. Umwe ari haruguru iriya, undi ari hariya, hano hino hari hadahari. Ibi rero mbivugiye iki? Bivugiye kugira ngo mbereke kuko iminsi irahita, kandi irahita vuba, kandi n'abantu bapfa. Igikwiriye nuko twese twitegura. Amen. Imana ibahe umugisha kandi duhe kwitegura. Hanyuma tugiye gukomeza gahunda yacu. Hari abantu tutari twahaye umwanya. Ndashima Imana ko yaduhaye uyu munsi. Kuri twe ni umunsi mukuru. Dufite amagambo 2 cyangwa 3 yo kuvuga gusa tukicara. Irya mbere ni ukubashimira. Turabashimira nk'abana ba Mukesha batwara Dismas ko mwadutabaye. Si ubwa mbere mudutabara. Aravuze ngo mama ngo ari hariya, ngira ngo n'uwanjye arimo kuvuga kuko n'ubushize twahoze hano, ariko mwaradutabaye ubushize, n'ubu muraje n'itorero muri rusange. Turabashimiye mu byiciro byanyu. Ikindi cya kabiri ni ukubabwira yuko nubwo tutifuza ko muzagira ibyago nk'ibi, ariko natwe duhari ku bwanyu. Wenda ndaza kubona undi mwanya wo kubisubiramo, ariko mwanyemerera ngatambutsa n'ubutumwa abo tuvukana abantu mye ngo mbabwire. Ntabwo byoroshye kugira icyo ubwira umubyeyi wawe uyu munsi, umubona aryamye hariya kandi mwari kumwe mu kanya, ntabwo biba byoroshye. Uwitwa Mutamuriza Wivine yavuze ngo papa mubyeyi wanjye nkunda kandi nishimira ibihe byose, ndabizi uzahora uhari ku bwanjye kandi uzahora mu mutima wanjye. Iruhukire mu mahoro gusa, ndagukumbuye pe. Uwitwa umubyeyi Diane nawe yanditse aravuga ngo warutureze mubyeyi, waratureze mubyeyi, kuri ngewe wabaye intwari, uratubyirura none ubu turashima. Kukubura ntabwo byoroshye, gusa ibikorwa byawe biradukomeza, uzahora uri muri ngewe iteka. Uwitwa Iribagiza Yvonne yavuze ngo mubyeyi nkunda, wari umunyembaraga w'inkoramutima, uri ikirenga, uri igisobanuro cy'ubuzima bwanjye, wanyigishije gukunda Imana n'abantu, gusezeranyije ko ntazagutenguha. Ruhukira mu mahoro. Uwitwa Bonne Marie yanditse aravuga ngo papa wanjye, biragoye kubona icyo nkubwira kuri uyu munsi, ati gusa nkumbuye ijwi ryawe. Wambereye udasanzwe mu buzima bwanjye, wantoje kubaho nishimye. Icyo nkibukiraho mu buzima bwanjye ni uburyo watubwiraga udukuru dusekeje buri munsi, bigatuma tugukunda disi. Daddy, you was always a funny guy. Wanyigishije kubana neza n'abantu bose, cyane mu buzima bwanjye bwose wambereye intangarugero. Nubwo ugiye, imico yawe izahora muri twebwe iteka, kandi wanyigishije kubaha Imana, ntabwo nzagutenguha. Uri intwari yanjye. Papa, Imana wakoreye igutuza heza. Uwitwa mushiki wa Seranje yavuze ngo umubyeyi mwiza, ndagushimira neza yuje urukundo wanyeretse kuva nkivuka kugeza uyu munsi dutandukanye.
uri mu ijuru turi kumwe gusa icyo ntazibagirwa nzahora nzirikana mu buzima bwanjye ni uko ndi umwana wawe utazakwibagirwa nkaba na mushiki wawe nk'uko wanyise mushiki wa se. Umuhererezi wacu yitwa Migambi Gilbert yavuze ngo papa uri umwuzuro kuri njye, twarasigaranye mbere inkingi duhuza imigambi nk'uko wanyise inganzo yawe yambukiye muri njyewe birarimbanyije. Amasengesho wasengeye, imbuto nyinshi wanyereye zizagumaho ibihe byose nubwo waba udahari, nzahora ngukunda iteka. Hari n'ubundi butumwa bwa madamu duhagararanye. Papa wagiye twari tukigukunze, watubereye umubyeyi mwiza w'indashyikirwa, wari umunyamahoro menshi yuzuye ituze, ubushishozi, ubwenge. Ntabwo tuzibagirwa guca bugufi kwawe, wadukoreye ibyo umubyeyi yakorera umwana we. Tuzahora tuzirikana ubwitange bwawe, by'umwihariko ku rugo rwacu biri mu mitima yacu, kuko wazibye icyuho cy'ababyeyi banjye ntayo mfite. Imitima yacu ishavujwe cyane no kukubura, kuko wari inshuti yacu bwite. Twumva tugifite umwenda kuri wowe, nubwo bigoye kuziba icyuho cyawe, tukwijeje kuzahagarara aho utari nk'abagabo. Bucura wasize azatubera imfura iwacu. Uburyo bw'Imana wakoreye buzakubera igihome iteka. Komeza uruhukire mu mahoro, kandi imirimo myiza wakoze yose Uwiteka azayiguhembere. Uzahora uri uw'agaciro mu rugo rwacu papa, turagukunda. Hari n'abandi bampaye ubutumwa ngiye gusorezaho, ni benshi, nari nzi ko wenda tuza kubona umwanya munini. Hari ababucishije ku masocial media atandukanye, ariko ndasoma buke. Uwa mbere Honorable Bernard Makuza yavuze ngo umuryango wa Mukeshabatwari mukomeze mwihangane, kubona umubyeyi wanyu ntabwo byoroshye. Ni umugabo wakoreye igihugu atizigamye, akageza ku banyarwanda ubutumwa burimo inyigisho z'ingirakamaro, ndetse n'umuryango nyarwanda. Mukomere kandi naruhukire mu mahoro. Undi watwandikiye ni Nyamurinda Pascal, yari inshuti ye. Yavuze dukomeje kwifatanya n'umuryango Mukeshabatwari yasize muri ibi byago byo kumubura. Twamukundaga twese, Imana ntiyakire imfura zayo. Umubyeyi Disimasi naruhukire mu mahoro. Ubwa nyuma soma n'ubwa Anastase Murekezi, yari inshuti ye, by'umwihariko baraniganye. Yatwandikiye aravuze ngo tubuze umugabo w'umunyamurava, urangwaga n'umwete n'ubupfura, kandi wagize uruhare runini mu iterambere ry'umuco mu Rwanda. Mwihangane muri isi, twese turi abagenzi. Imana nimwakire mu ijuru kandi ikomeza abasize. Murakoze. Murakoze nawe. Tugushimiye igihe waduhaye cyo kubana na mwene data Disimasi. Tugushimiye ko ari wamuhamagaye ukamuha kukumenya, ari wamuhaye umutima n'impano zose zatumye agukorera imirimo yose yakoze. Tugushimiye ko ari wamuhaye umuryango nk'abavandimwe nk'inshuti, kandi tugushimiye ko ari nawe wagennye iherezo ry'iminsi. Ni nawe wamuhamagaye. Uyu mwanya tugiye kurutsa umubiri we,
aho ugiye kuruhukira, ariko twizeye tudashidikanya ko wa munsi ubwo abapfuye bizeye bazazurwa, ko nawe azazurwa kandi akazabana nawe iteka ryose. Turasenga rero kugira ngo umugambi wawe wasohoje, ibyo wagambiriye washyize mu bikorwa, tubasenze ngo natwe bitubere urwibutso rw'iteka ryose, kandi umugisha ukomeze ube kubasigaye, kandi uyu mwene data nawe abone uburuhukiro bwiza mu gituza cyangwa hamu. Ni mu izina ry'Yesu bisabye bakoze. Amen.